Ese waruzi ko amagi akoreshwa muri incubator hari uburyo bwiza akwiriye kubikwamo? Uyu munsi reka turebere hamwe uburyo bwiza bwo kubikamo amagi uzakoresha mu mashini ituraga amagi kugira ngo izaguhe umusaruro wose wifuza. Amagi uzakoresha mu mashini ituraga amagi ugomba kuyabika neza kandi ntutume amara igihe kinini kugira ngo imashini yawe itazaguha ijanisha riri hasi cyane y'imishwi mu gihe uzashyira mu mashini yawe. Hari uburyo bwiza bwo kubikamo amagi ndetse n'igihe amagi atagomba kurenga utarashyira mu mashini mu gihe ayo magi wayateganyirije kuzayakoresha muri incubator. Nabahaye ikaze. Iyi video rero igenewe abantu bose twagurishije imashini zituraga amagi ndetse n'abitegura kuyigura. Abitegura kugura imashini namwe ni karibu kugira ngo mubashe kwiteza imbere binyuze mu kuba mwakoresha incubator mukavukisha inkoko zanyu. Umuntu ukeneye imashini yanyandikira cyangwa se akamamagara kuri nimero ya 078 98 31 68. Hanyuma rero umuntu wamaze kugura imashini, amagi ugomba kuyabika gute? Agomba kumara igihe kingana iki kugira ngo uyashyire mu mashini? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Nabaye ikaze, njye nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo wakora subscribe ugakanda like ukaduha igitekerezo cyawe muri comment. Uburyo bwa mbere bwo kubikamo amagi uzakoresha mu mashini rero hari ubwo bita end down position. Uburyo uzabikamo amagi igice gisongoye akaba aricyo ubanza hasi muri tray ubikamo amagi. Yes, tray murazizi, abantu benshi mworora inkoko amatray nyine muyazi n'utu tuntu tumeze nk'udusahani dufite shape y'igi bashyiramo amagi. Rero igi urabizi ko rigira ibice bibiri, igice kimwe gisa naho gisongoye n'ikindi gisa naho kidasongoye cyane. Igice gisongoye nicyo ubanza hasi mu gihe uri gushyira muri tray. Nibyo bita mu rurimi rw'icyongereza end down position, kuko icyo gice iyo kibanjije hasi hanyuma igice gisa naho kidasongoye kikajya hejuru, kiba gifite ahantu hasa naho nyine hari umuka igi rihumekeramo. Igi rirahumeka buriya rigira igice cyo guhumekeramo. Rero iyo urivanjemo muri tray igice gisongoye kukibanzamo hasi muri tray, bituma igi rihumeka neza ndetse n'urusoro ruzavamo igi rukabasha kuba rwagerwaho n'umuka mwiza, bityo nyine ugakomeza kuba ruzima. Mu gihe iryo gi warikira mu mashini nyine rikazagwa umusaruro, inkoko ikavuka. Ikindi cya kabiri, ayo magi rero uzakoresha muri incubator ugomba kuyabika ahantu hari ubushyuhe nibura buri hagati ya 12 na 18. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzayabika ahantu hashyushye cyane. Ubushyuhe bwarenze 18 haba hashyushye niba ari amagi uzakoresha muri incubator, ndetse ntuzayabike n'ahantu hakonje cyane hari ubushyuhe buri munsi ya 12. Nabyo ni ikibazo gikomeye kuko nyine bishobora kuba byagira ingaruka. Iyo hashyushye cyane urusoro rwari kuzavamo igi rushobora gupfa na mbere y'uko igi urishyira mu mashini, bityo nyine ugasanga imashini ntabwo iguhaye imishwi myinshi nk'uko wabyifuzaga. Niyo mpamvu rero aya magi ugomba kuyabika ahantu heza hari ubushyuhe bugereranije buri hagati ya 12 na 18 kugira ngo igi rikomeze kugira ubuzima na mbere y'uko urishyira mu mashini ituraga amagi. Icya gatatu, ugomba kugenzura ikintu kijyanye n'ubuhehere, aribyo bita imidite. Imidite rero nabyo ni 70 na 80%, hagati ya 70 na 80%. Ni ukuvuga ngo ni ibintu nyine bijyanye n'ubuhehere. Ni ukuvuga ngo nyine imedite iyo ubuhehere bushobora kwiyongera cyane cyangwa se bukagabanuka, ibyo bishobora kuba byatuma nyine mu gihe hashyushye, ibyo byose n'ubundi bigendana n'ubushyuhe. Iyo hashyushye cyane bishobora gutuma nyine igi ritakaza amazi menshi, igatakaza amazi menshi na mbere y'uko rigera mu mashini. Rero ryazagera mu mashini urusoro ruzavamo igi ntirukure, bityo ugasanga ntabwo ubonye inkoko zawe. Ni ukuvuga ngo aya magi niba uzi ko uzayakoresha mu mashini zituraga amagi cyangwa se uzayarariza n'inkoko mu buryo bwa gakondo, ibyo nabyo ugomba kumenya ko aya magi yawe ugomba kuyabika neza kugira ngo nuyashyira mu mashini azaguhe umusaruro wifuzwa. Hanyuma ikindi ugomba kumenya igihe ugomba kuyabikamo. Ntabwo uzayabika igihe kinini cyane nk'amagi asanzwe. Niba ari amagi y'amasake, nagira ngo nkwibutse ko nyine amagi uzakoresha mu mashini zituraga amagi agomba kuba ari amagi nyine y'amasake yatewe n'inkoko zibana n'amasake. Ayo magi niyo aba abanguriye. Ayo magi icyo nacyo ni ikintu ugomba kumenya nyine, ntabwo imashini wayishyiramo amagi atabanguriye, ataratewe n'inkoko zibana n'amasake. Hanyuma igihe cyo kuyabika rero ntabwo agomba kurenza iminsi 14 yakabije, byumweru 2. Niba igihe uzarikoresha gusa bibaye byiza ntabwo watuma arenga iminsi 7. Yes, iminsi 7 irahagije. Niba ari igi wateganyirije kuzashyira mu mashini ya incubator, iminsi 7 yashira ntutume irenga kugira ngo nyine wongere ubwiza bw'inkoko zizavuka muri ayo magi ndetse
na percentage cyangwa se ijanisha ry'inkoko zizavuka naryo ryiyongere bitewe n'uko uzaba waratumye amagi atarenza igihe kinini abitswe. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya ko aya magi byibuze atagomba kurenga iminsi 14 yakabije, ariko bibaye byiza wayabika ukazayakoresha atararenga iminsi 7 ukayashyira mu mashini ikayararira, ubundi ukabona ijanisha ry'inkoko riri hejuru cyane. Ku muntu wakurikiranye step by step uburyo tugenda tubimusobanurira, iyo amaze kugura imashini byibuze abona umusaruro uri hejuru ya 95%. Ni ukuvuga ngo niba yakoresheje nk'amagi 100 at least ashobora kubona inkoko ziri hejuru ya 95 kuzamura, mu gihe yakoresheje amagi meza kandi akaba yaranabikurikiranye neza uko twagiye tubimusobanurira. Hanyuma ikindi rero ugomba kumenya igihe cyo guhinduranya amagi na mbere yuko uyashyira muri incubator. Niba utarashyira muri incubator ugomba kuyabika neza, ikindi ukamenya ngo ugomba kujya uyahindura nibura 2 cyangwa se 1 cyangwa 2 ku munsi. Ibi bituma urusoro rw'igi rudafata ku gice kimwe cy'igi, ahubwo rugakomeza kuba rurimo hagati nyine. Aka kantu tukumve neza, nuko ngo igi riba rifite urusoro ruzavamo igi ribanguriye, nuko ngo urusoro ruba mu muhondo w'igi, ni naho uvamo inkoko nyine. Hanyuma kugira ngo rero iryo gi kuko iyo ribanguriye bisa naho riba rifite ubushobozi bwo kuzavamo inkoko, iyo uribitse ukajya urihinduranya na mbere yuko urishyira mu mashini, bituma nyine uwo muhondo udafatira ku gihande kimwe cy'igi ukagumamo hagati, ku buryo nyine bizahita byoroha mu gihe rizaba ryageze muri incubator ku bushyuhe buringaniye, inkoko zikazavuka. Ubundi izi mashini ikintu zikora tuzikora ku buryo kinyine uzashyiramo amagi akamera nkaho abundikiriwe n'inkoko. Ruvuga ngo temperature ugomba gusetinga ibigomba kuba ikwanye nuko inkoko nazo zibikora. Iyo temperature nyine ikagenda ihinduka, hanyuma imashini ikanayahindura, nuko ngo igi riba rirameze nkaho ari inkoko irirariye kandi ari imashini. Yes, izi mashini rero nicyo zikora. Niba ugikeneye nyine wanyandikira kuri ya nimero nababwiye, nabo tukayigukorera. Hanyuma ukamenya uburyo bwo kuyahindura rero hagati ya 1 cyangwa 2 ku munsi na mbere yuko uyashyira mu mashini, kugira ngo nyine umuhondo ntufatire ku ruhande rumwe rw'igi. Ikindi uzakora ugomba kwirinda kuyakoresha cyangwa se niba ari ukuyoza amagi uzakoresha muri incubator, ntabwo ugomba kuyoza. N'andi magi yose asanzwe, buriya amagi kuyoza ni ibintu bitari byiza, kuko buriya amagi arahumeka mu buryo bwayo nyine, ku buryo kuyashyiraho amazi ntabwo aba ari ibintu byiza. Ugomba gukoresha igitambara cyiza cyumutse kimeshe, cyumutse neza, ukamera nk'uri kuyahanagura uyakuraho umukungugu. Amagi uzakoresha mu mashini ntabwo ugomba kuyoza n'amazi asanzwe, kirazira. Ikindi kintu utagomba gukora, aya magi ntabwo ugomba kuyanika ku izuba cyangwa se ngo uyabike ahantu hagira izuba. Amagi niba uzi kuzakoresha mu mashini ya incubator, ntuzayashyire ku izuba, ntuzayogeshe amazi. Hanyuma koresha agatambara kumutse neza, niba urimo kuyahanaguraho ivumbi, ibyo bizagufasha. Koresha amagi mashyashya niba ushaka kugira ngo imashini yawe iguhe umusaruro wo hejuru cyane. Ntukoresha amagi arengeje iminsi 7 mu gihe uri kuvukisha nyine, kugira ngo imashini iguhe umusaruro mwiza. Nawe ugomba gushyiramo amagi meza. Ikindi ugakurikirana uburyo ubushyuhe bugenda buhindagurika, nkuko tugenda tubikubwira. Tubabwira ati mu minsi 14 ya mbere basetinga kuri ubushyuhe, bagakora egg candling. Ibyo byose ni ibintu tugusobanurira iyo umaze kugura imashini, ugenda umenya uburyo ubisetinga kugira ngo nabo inkoko zawe zizavuke neza zishyitse, kandi zibasha kuba zizatanga umusaruro nyuma y'uko zivutse nyine, ukazikingira nk'ibisanzwe nkuko tugenda tubasobanurira mu bindi biganiro byatambutse. Yes, ndabashimiye. Nitwa Mr. Sam. Aho ugeze ikibazo cyangwa se igitekerezo, cyangwa se niba mu video hari icyo igufashije, ukande like, ubundi uduhe igitekerezo cyawe muri comment. Ndabashimiye cyane.